Hii ni Voice of Africa. Twanyuze mu bintu binaniza umubiri, ariko murabona ko wagira ngo nibwo bagiye kujya uyu munsi, bose baracyafite ingufu. Ndashimira Nyagasani we wadushoboje kujya mu mutambagiro mutagatifu, akaduhitamo tukaba abashyitsi b'Imana, tukajya gukora kiriya gikorwa kidapfa gukorwa n'uwo ari we wese cyari ku Imana yahisemo. Nkanashimira, wenda ntimubibona hano, ariko ndashimira abayobozi b'igihugu cyacu ko twebwe twagiye tubabona aho tunyuze hose bikadutungura. Bamwe bati ni umuturage ku isonga, aho ambasaderi twasanze yadutegereje mu gicuku tukigera muri Arabie Saoudite, mu gihe abandi bari biryamiye, ariko we yaraje n'ikipe ye aza kutwakira. Byaradushimishije cyane, bituma tubona agaciro k'imiyoborere myiza muri iki gihugu, umuturage ku isonga koko. Turashimira abayobozi b'iki gihugu barangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame ku miyoborere myiza, ku kwita ku baturage b'igihugu cye. Nkanashimira umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda Muslim Community. Nabyo ushobora kubona bitagaragara hano, ariko twe twisanze bya bindi mu Kinyarwanda bavuga twaguye hashashe, twasanze byose biri tayari, za visa, kwakirwa iriya neza, kuyoborwa neza. Twari tumeze nk'abisanga, nako twarisanze. Ibyo rero ni abayobozi b'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda barangajwe imbere na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Inzira yari iharuye, nta kabazo n'aka na kamwe twahuye nako. Sheikh Jamil bari baduhaye yatuyoboye neza cyane. Nkasaba abahaji bagenzi banjye ko ari abayobozi b'igihugu, ari n'aba Rwanda Muslim, twabaha amashyi menshi ukuntu badufashe neza. Nkanashimira abahaji bagenzi banjye, bya bindi nimba ari ku butaka butagatifu, bimwe Abanyarwanda bavuga ngo gukomana amahembe, ngo ntazibana zidakomana amahembe. Nta mahembe nabonye dukomana, twari dutuje, ariko nyine twari ku butaka butagatifu, nabyo byabigizemo uruhare. Twitwaye neza, tuba abantu bamwe. Ikigaragara cyari cyatujyanye twese twarakitabiriye, kandi ikigaragara twabikoze neza kugeza tugarutse ubu ngubu. Sinzi izindi poromosiyo ukuntu bitwaye, ariko nyewe ukuntu twitwaye nakwiha 9 n'igice ku 10. Twiha amashyi. Urugendo rwagenze neza, nicyo nashaka kubabwira no gushimira. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa mufti, ni by'agaciro kuba mwaraduhaye inshingano zikomeye zo kuyobora abantu nk'aba ngaba no gutunganya igikorwa nk'iki ngiki, dufatanyije na bagenzi banjye muri komisiyo ya hijja, kandi tukaba tugisoza amahoro. Mukuri cyagenze neza, kandi abahaji babyivugiye barananezerewe, alhamdulillah. Sininya kuvuga yuko uyu mwaka hari ibintu bishya byagaragaye nyakubahwa mufti tusanzwe tubona. Icyambere nuko imizigo baje kwipimira ku hoteli, dusigaje umunsi twagiye kuri airport nk'abami n'ibikapu byacu twinjira mu ndege.
mwarakoze nyakubahwa mufti kuri gahunda mwaduteguriye nziza tuyishyira mu bikorwa. Icya kabiri nyakubahwa mufti, mu hoteli twari turimo harimo n'abandi bantu b'abanyamahanga, ariko abantu baratangaye ngo kuki abanyarwanda bajya gufata amafunguro 3 ku munsi, twebwe ntitugiye dufata. Umwaka ushize abantu bafataga breakfast bakarya bafataga breakfast ifunguro rya mu gitondo bakarya ibya nijoro. Uyu mwaka rero RMC yaravuze iti kugira ngo abantu bikorere ibada zabo nk'uko bisanzwe nta ubaderanja, ubuyobozi bwongera amafaranga bushyiraho repa 3 nk'uko mwabibonye. Alhamdulillah, imadini ubushize byari 2, ariko ubuyobozi bwasanze abahaji bagomba kugira imbaraga kugira ngo bakore ibada zabo, niyo mpamvu bashyizeho gufungura 3 ku munsi kugira ngo biyorohere. Nyakubahwa mufti rero nkuko mwabitubwiye twarabitunganyije, amacumbi babayemo imaka bambera abagabo n'ubwa mbere twabaye munsi ya buruje saa, munsi y'iriya saa. Abahaji nuva ku musigiti bagendaga byari 5 kugera ku musigiti. Ndabashimira rero kubera murongo mwaduhaye nyakubahwa mufti, twashyize mu bikorwa. Bose bakoze amasengesho 5 ku munsi. Twageze Arafa dusabira igihugu cyacu, dore ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abamufasha kuyobora igihugu cyacu. Namwe nyakubahwa mufti mu nshingano mufite zitaboroheye, aba bahaji barabasabiye turi ku gihagaro cya Arafa. Turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakira ubusabe bwacu twakoze. Nyakubahwa mufti, ndashimira timu mwamaye, abayobozi baba mu bahaji bo bahisemo, n'abandi bayobozi mwamaye harimo Sheikh Ati Firdaus, harimo Dr. n'abandi bashehe bagiye bitanga, baritanze cyane kugeza ubwo gahunda nta nimwe yahungabanya. Ariko nyakubahwa mufti, mu nyemerere nsaba umusore bise Paris Rugarafu ushobora kuza hano. Nyakubahwa mufti, uyu musore ni umusore wo mu Bufaransa bamwise Paris, ariko yarameze nk'umuyobozi. Nta muhaji wajyaga kuvoma amazi yajyamuzaniraga kandi yarishyuye nk'abandi. Nta muhaji tanga salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abahaji baramuzi, uyu musore yadukorera akazi bidasanzwe kubera n'inshingano tuba dufite nyinshi. Twagira ngo tumushimire imbere ya nyakubahwa mufti. Urakoze cyane kwicara. Mu gusoza rero nyakubahwa mufti, nagira ngo nshimire abantu bahaji, nta numwe twigiye tujyana ikibazo nawe, nta numwe wavuze nabi cyangwa se abwira mugenzi we nabi. Bavuye hano ari bamwe, impanuro zabo bazise mu bikorwa, ahubwo bifuje yuko twategura n'umutambagiro wa umura kugira ngo ubutaha nabo bakoze hijja bajye muri umura neza kandi bishimye inshallah. Kubera serivisi mwatanze nyakubahwa mufti, uyu mwaka n'ubwa mbere twabonye abantu benshi bavuye i Buraya twajyanye nabo. Niba barimo hano ndagira ngo bahaguruke batange salamu gusa. Abavuyemo aba diaspora barimo niba barimo bahaguruke inshallah. Aba diaspora bose barimo, murakoze cyane. Nyakubahwa mufti, aba diaspora kugira ngo baze mwicarire no kubera umurongo mwiza mwaduhaye na serivisi nziza mutanga, niyo mpamvu bagara umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Mfite impungenge ko mwaka utaha tuzabona dushyira abantu kubera ibyiza murimo murageza ku Bayisilamu n'igihugu cyacu muri rusange. Ndabasabye rero nyakubahwa mufti yuko mwakomeza kutugira inama mu by'impanuro nziza, mwakomeza Allah akomeza kubaha imbaraga zo kugira ngo mukomeze mutuyobore. Allah azabibera imbere kuri misi no ku munsi imperuka. Ndagira ngo muhumurize abahaji yuko ibyo mwifuje bya umura nyakubahwa mufti yabihaye umurongo kandi bigeze kure mu gihe gito inshallah taala. Mu kwa 12 ku bushobozi bw'Imana wa mbere RM zatangiye kubatwara inshallah mutambagira mutoye. Nyakubahwa mufti rero ndabashimira ku bwitange bwanyu, ku mbaraga zanyu, ku imbaraga mukora kugira ngo igikorwa gitunganye. Ndagira ngo mbabwire ko bavandimwe bahaji, nyakubahwa mufti tuvugana amanywa nijoro, abahaji bariye bageze hehe, nta urwaye, mwihangane. Ibyo byose ni ukubera ko muri abantu bagaciro, muri abashyitsi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabizi ko mwatwamusabiye, ariko namwe muracyafite ubusabe bwakirirwa. Mukomeze musabire ubuyobozi bacu b'igihugu, ubuyobozi bacu bw'idini, imbaraga bakoresha. Allah akomeze abaturindire kandi
abaha imbaraga zo gukomeza kutuyobora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndetse n'amateka menshi abumbatiye idini ya Islam. urabibonye Turabibonye, turishimye, dusengera igihugu cyacu, abayobozi bacu, n'ukuri twari VVIP kubera yuko ambassador yaraye ijoro aje kutwakira ku airport ndetse n'ejo yaje kubusezera. Ubwo rero urumva ubuyobozi buzima bigabo. uhinnye rero mwafashijwe gute ku buryo ari ibintu mushimira rero? Uburyo twafashijwemo twari hafi ya Al-Kab, icyo ni icyambere kandi cyari cyiza cyane. Icya kabiri hoteli nziza kandi tukarya gatatu ku munsi, kuko ngiyewe nagiye muri Hija 2007 wajyaga kuhaha n'akavera, ariko Hija y'umwaka yagenze neza ku buryo navuze ni mbonye n'amafaranga nasubirayo. Mu masengesho yanyu rero mwibanaga kuki? Cyambere gusabira igihugu umukuru wacyo, icya kabiri gusabira abayobozi ba RMC n'abayisilamu muri rusange, utibagiwe n'abanyarwanda kubona imvura nziza, kubona ibihe byiza byo guhinga, tukeza tukaba amahoro birumvikana. Turabashimiye. Urakoze cyane. Wa rahmatullah. Hari ibyo mwagarutseho hariya by'umwihariko birimo imiyoborere myiza, murabishingira kuki? Murakoze. Mu by'ukuri imiyoborere myiza burya igaragarira mu byiciro byose by'imibereho y'abaturage b'igihugu. Ku gihugu cyacu cy'u Rwanda rero imiyoborere myiza, nk'urugero hari ubwisanzure mu kwemera, icyo ni icyambere. Ukwemera twebwe nk'abayisilamu, uyu ni inkingi ya gatanu mu zigize idini y'Ubuyisilamu yo kujya Imaka gukora umutambagiro mutagatifu kuba bishoboye. Rero duhera muri serivisi duhabwa, igihugu kiradufasha binyuze muri ambasade y'u Rwanda mu bwami bwa Arabia Saudite. Ibi bintu byose bikorwa bisaba kuba dufite urwego nk'urwo rudufasha mu myiteguro hariya. Turashimira rero ambasade y'igihugu cyacu muri Arabia Saudite, idufasha mu gutegura, guhitamo amahoteli, kudushakira ibyangombwa dukenera muri ministeri ya Hija hariya. Harimo ikindi mwarabibonye, iyo tugeze hariya ambasaderi ubwe aza kwakira abanyarwanda baje mu mutambagiro mutagatifu no kubasezeraho. Hanyuma tugarutse hano iwacu mu myiteguro, dufite ikigo cy'indege ya Rwanda Air. Mu by'ukuri baduha serivisi nziza, mwabibonye indege ikabajyana aribo ijyanye ikongera ikajya kubafasha mu kubagarura. Hanyuma serivisi tworoherezwa hano mu myiteguro ku kibuga cy'indege, kugenda kugaruka, murabibona serivisi z'igihugu cyacu z'ikibuga cy'indege uko tuzikoresha, uko tuzikoresha muri iki gikorwa. Ibyo byose mu by'ukuri ni imiyoborere myiza. Rero imiyoborere myiza idahari byakugora cyane. Mu by'ukuri turashima byose. Abahujaji murongera kubabwira iki? Abahujaji mbere na mbere nuko nkuko mwabyumvise uwavugiye abagenzi be, buri mwaka umuryango w'abayisilamu mu Rwanda nk'urwego rufite mu nshingano gutegura igikorwa cya Hija, twifashijwemo n'izo nzego twagaragaje, habaho kunoza. Ariko ugiye kureba neza hoteli nk'uko babivuze, bari mu rugendo rw'iminota 5 ukaba ugeze kuri wa musigiti mutagatifu hariya w'Imaka. Iminota 5 rero ubwo nuvuga ngo bari mu b'imbere, bari hafi aho ngaho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Amasengesho 5 buri munsi bayakoreraga ku musigiti. Hari abandi baba bari mu birometero nka 30 ku buryo uriya musigiti bawusengeraho gake cyane kubitewe n'aho batuye. Icyo tuzakomeza kukibungabunga. Hanyuma ubundi ni ibintu bitatu. Hari icyo ngicyo cy'urugendo rw'indege, turakomeza gukorana n'indege ya Rwanda Air kugira ngo dukomeze urugendo rwa charter flight, ya ndege tujyana mu buryo bwihariye. Hari icya kabiri yari amahoteli, dukomeze gushakisha amahoteli yo hafi azafasha abanyarwanda gutura heza hafi. Hanyuma icya gatatu ni imyiteguro yindi yo gutangira hakiri kare. Abahaji rero inama twabagira no gukomeza kubungabunga urugendo rwabo rutagatifu bavuyemo, bakomeze kurangwa no gutinya Imana no kuyubaha no kwitwara neza. Hanyuma ku bandi batari bajya Imaka babyifuza, icyo twabasaba ni ukwiyandikisha hakiri kare. Tugiye gutangira imyiteguro mu minsi bike, turaba dutangaje gahunda za Hija y'umwaka utaha kugira ngo imyiteguro ikorwa mbere nibwo urugendo rugenda neza. Ko bagiye bose se niko bagarutse cyangwa hari ibintu byo? Abahaji bose ko bagiye niko bagarutse, hanyuma bose bameze neza, nta burwayi budasanzwe. Ni ibintu by'amagripe byoroheje bitewe nuko abantu baba ari benshi birumvikana. Ariko urugendo rwo kwera ukuntu ruboroheye, mwabibonye ko nta munaniro bagaragaraho, kuko urugendo rw'amasaha 4 bakoze abandi barukora mu masaha 28 gusubiza hejuru. Urumva yuko rero biratandukanye cyane kubera ya ndege batwara mu buryo bworoshye. Ubundi ikintu kinaniza abahaji ni ukurangiza umutambagiro mutagatifu bakongeraho urugendo rwa bisi kuva mu mijyi bajya mu yindi, na za transit zo kunyura hirya no hino mu bihugu bitandukanye aho indege ziba zabanyujije. Ibyo rero abangaba bo
ntabyo bigeze bahura nabyo. Murakoze cyane, turongera gushimira inzego z'igihugu cyacu, turashimira ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, turashimira indege ya Rwanda Air, ku isonga turashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika ku buryo yashyize mu miyoborere myiza abaturage ku isonga, tukaba dushimira tunaryohewe n'imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Murakoze cyane. Iyi ni Voice of Africa. Ibikorwa byiza bigerwaho byo dutegura, kuko ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni kubw'ingabire z'Imana. Gutegura urugendo nkuru, urugendo rutegurwa umwaka wose. Ubu ngubu ni mumara kugera mu rugo twebwe akazi gahita gatangira ko gutegura hija itaha, bikorwa mu gihe cy'umwaka wose. Communication, hari ibisabwa kujyayo, hari ingendo nyinshi ziba zo kujyayo gutegura, n'izindi zikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Rero turashimira Imana kuba bitangira bikagera ubwo bijya mu bikorwa. Hanyuma namwe tubifuriza ikaze muvuye mu rugendo rutagatifu. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yabakirira hija yanyu, abakirira ibyiza mukora, igikorwa cyanyu cya hija azakibashyirire ku minzani y'ibikorwa byanyu, muzaye muri babandi Imana yakira hija yabo kandi izabagireho impinduka nziza no gutunganira Imana kurushaho. Turabagira inama nubwo musanzwe mubizi, ariko kwibukiranya ni ngombwa cyane. Iyi hija yanyu muyifate nk'urupapuro rwera rw'umweru, muzirinde rero ko hazajyaho ikizinga icyo ari cyo cyose. Ubwo ndashaka kuvuga kurinda hija yanyu murushaho gutungana neza nk'abahajati ndetse n'abahaji, no kwirinda kujya mu bibi bitwanduriza hija. Imana ibashyire muri abo ngabo bazarinda hija yabo. Nagira ngo nkurikizeho gushimira abo mwajyanye babayoboye, yaba abayobozi, hari Sheikh Jamiru, hari Sheikh Haruna, hari na Sheikh Firdaus, hari n'abandi bahagarariye abahaji, yaba ku ruhande rw'abahajati, hajati Asuma ndetse na Haji Haruna na Hasani n'abandi. Mwese turabashimira uko mwafatanyije. Hanyuma nagira ngo dushimire nanga abahaji n'abahajati, kuko kugira ngo izi nshingano zigende neza nange muba mwabafashije mukabumva, tukumva umurongo, kuko mwayibonye hija ishaka kumva guidance. Nicyo kintu cya mbere. Turabashimira rero, amakuru twarayakurikiranaga buri munsi. Dushimire team cyangwa se itsinda rigari ritegura hija, uhereye kuri komisiyo ya hija, abari hano mu nshingano zitandukanye, protocol ya RMC, nabo tubashimire cyane ku kazi gakomeye bakora kuva mu ntangiro kugeza ku musozo. By'umwihariko nagira ngo dushimire inzego z'igihugu cyacu. Turashimira igihugu cyacu ku miyoborere myiza ishyira umuturage ku isonga. Ngira ngo mu rugendo nkuru nguru turabibona, uhereye uburyo badufasha mu gikorwa cyacu cya hija, uko indege y'igihugu cyacu idufasha bakaduha service, uko tugerayo haba hano uko badufasha muri service, noneho uko mwageze mwakirwa na nyakubahwa ambasada w'igihugu cy'u Rwanda muri Arabia Saudite, yaba kubakira ibyiciro byombi. Murabizi hari 10 bagiye nanone mu kindi cyiciro, mwese akabakira. Hanyuma murabizi ko ejo yaje kubaherekeza no kubasezeraho, nabo bandi nabo yari yabasezeye ku wa kabiri baza. Mu by'ukuri ni hahandi tuvuga nyine umuturage ku isonga. Buriya nyakubahwa ambasaderi ibyo akora ni umurongo w'igihugu cyacu ushingiye ku mpanuro zitangwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho abwira inzego zose kwakira umunyarwanda neza no kumufasha no kumuha serivisi nziza yifuza, uhereye ku buyobozi bw'indege, inzego z'igihugu, ku kibuga cy'indege n'abandi bose. Uwo ni umurongo utangwa n'umukuru w'igihugu. Nagira ngo tubashimire cyane, by'umwihariko dushimire ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cyacu, ikibuga mpuzamahanga cya Kigali, ku bufasha baduha. Yewe n'aha twicaye ubundi harakodeshwa cyangwa se kuhabona, ariko baba batworohereje tukahakoresha. Murabona ko biratworohereje, ko twagiye dushingira ku byifuzo byanyu, ko kubajyana ahandi hantu tukamara umwanya munini. Hano abajya mu bice bitandukanye murahava mugenda mukomeza gahunda zanyu. Tuzagira umwanya wo gutegura gahunda ya hija. Twagira ngo tubasabe, izaba ari Haji Conference muzakenerwamo mu bitekerezo byanyu. Ubu ngubu kubera umunaniro ntabwo twashatse gufata amajambo maremare, ariko tuzabatumira dutumire n'abandi bantu mutanga ibitekerezo. Hija ko ari ikintu kiba buri mwaka, twarushaho kukinoza gute kugira ngo kigende neza. Ubwo tuzatanga ubutumire hakiri kare
kugira ngo tuzumve ibitekerezo byanyu tubishingireho mu gutegura hija y'umwaka utaha. Ikindi nanone umura, ngira ngo murabizi ko mu mezi ashize nk'atatu twakiriye minisitiri ushinzwe ibikorwa bya hija muri Arabia Saudite yaje hano, twagiranye ibiganiro. Hari ibyo rero by'ubufasha bari kudufasha rero mu gutegura umura, atari bya bindi nakwita magendo abantu baza kutubwira ngo hari abantu batwambuye. Twabagira inama igihe cyose gukoresha inzego zizwe. Ufata amadolari 6,000, 7,000, 8,000 ni amafaranga menshi, ntago araye guha buri muntu wese utazi. Umuryango w'abayisilamu n'urwego ruzwi, ntaho rwakwenda kwimukira, niyo yaba miliyoni y'amadolari ntago yatuma umuryango wimuka cyangwa. Ariko nk'ubu hari imanza nyinshi twakira, kugira ngo bibabwire mudufashe kwigisha abantu. Hari abantu bakijya kuzenguruka muri ibi bihugu duturanye ngo haba hija ya makeya, sinzi iyo hija ya makeya bavuga iyo ari. Mudufashe kumvisha abantu, noneho bikarangira aho yayatanze urumva si iwabo, nta wajya kubaza, bagatangira kuza kuvuga ngo urabona ngo amafaranga twatanze ngo ntago tuzi ngo nagira ngo mbabwire ngo gahunda ya hija nta muntu hagurukira ahantu hatari iwabo, keretse ahatuye mu buryo bwemewe n'amategeko, ariwo bita resident, ahatuye afite visa yo kuba muri icyo gihugu. Uwakubeshya rero ngo azagutwara uturutse Uganda, ubwo kereka najya kuguhimbira ibyangombwa by'uko hatuye byemewe n'amategeko. Kandi ibyo ubwabyo ni ikibazo, ushobora no kujya no ku kibuga cy'indege bagasanga ufite ibintu by'ibihimbano, ugasanga biguteje ikibazo. Icyo twagira ngo tubabwire rero, nsoza nagira ngo mbabwire ngo dukomeje, tuzakomeza gufatanya n'inzego zose kugira ngo turusheho kunoza hija. Ngira ngo ubundi hija ni ibintu bitatu. Icya mbere muri hija gikomeye kivuna ni urugendo. Ngira ngo nkuko nabivuze, ubu urugendo rwanyu mwahagurutse 10:40 twabikurikiye, ubu mugeze hano ni amasaha ane mukoresheje kugera hano. Mu gihe wanyuze Dubai nibwo akigerayo, ntago aranashyiraho na Dubai Kigali, ubu ntago turashyiraho transit, ntago turashyiraho imizigo, twari turi guhana amakuru. Hari umuntu nzi wagiye imaka amaze nk'imyaka ingahe igikapu ntazi aho cyagiye, n'ubu ngubu kiracyazenguruka. Cyo dushaka kuvuga mu by'ukuri urugendo n'urugendo rwiza. Ngira ngo muri mwebwe abakora ingendo, nyine abakora ingendo za Dubai Kigali murabizi icyo bisobanuye amasaha arimo. Ariko murumva Madina, indege yabafashe Madina, nta rugendo rwa bisi muzi ruva Madina ruza Jeddah na Jeddah kuhamara amasaha, ibyo ntabyo muzi. Hari n'abatazi ko bibaho ko mutigeze mugenda muri urwo rugendo. Rero abandi baravunika cyane birenze urugero, ku buryo umuntu akoresha amasaha nka 24 mu rugendo. Ubu ngubu mwebwe mukoresheje ane gusa. Rero icya kabiri nyuma y'urugendo rw'indege kivunana, icyo cyarakemutse. Icya kabiri naho gutura, nagira ngo mbabwire mwabahaji mwe, ubu nashaka kuza akakubwira ngo abandi bakora hija ngo y'amadolari ngo 6,000, wenda hano batanga 7,800, ashobora no kwiyongera bitewe n'ukuntu ibintu bihagaze. Nagira ngo mbabwire ngo reka dufate hija tuyifate nka Kigali. Hari umuntu wakubwira ko atuye i Kigali ariko akavuga ati je mba mu nzu yenda y'50,000, sibyo? Ntibahari. Ariko hari n'undi uba mu nzu ya miliyoni 3 cyangwa 5. Abo bantu ahantu baba hagize gute? Aratandukanye. Muri hija reka mbabwire, mwebwe mwagendaga iminota 6. Hari abantu bajya Maka bagaheruka Al-Kaaba muri ya tawafu ya umra, bakazongera muri tawafu yo gutaha, kubera ko batuye ahantu kure bidashoboka kugera hariya, kandi hose hitwa Maka. Rero niyo mpamvu ntukajya ugendera kuvuga ngo bariya ngo bishyura yango mu gihugu kiniki ngo bishyuraye. Ngira ngo mwarabyiboneye, hari abaza batega amabisi bishyura transport ihenze cyane, cyangwa akavuga ati sinabishobora nzajya nigumira hariya. Ibya Al-Kaaba ntumubwiye, ariko mwebwe Al-Kaaba twarayibonye mwayihoragaho. Ibyo ni ibintu mugomba gufasha gusobanurira abantu. Ntago hija ikorwa mu nzego zimwe, naho abantu batura ntabwo ari hamwe. Hari umuntu byasaba amasaha 2 kugira ngo agere kuri Al-Kaaba. Ubwo si uwo nguwo aho atuye wahageranya nawe ugenda iminota 5. Wowe uva mu rugo batoyazana ukaza ugasari zuhuri asiri magharibi gutyo iswala zose. Ibyo byose ni ibintu mudufashe, mujye muganiriza abantu, mubasobanurire. Ndagira ngo mbabwire yuko ku bushobozi bw'ibyo mwatanze nta nubwo serivisi rwose zavuyemo. Ibyo ni ndabibabwiye nk'umuyobozi wacu. Ubushobozi ku buryo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wongeyeho ubushobozi butari munsi y'amadolari 17,000 kugira ngo hija ishoboke. Kubera ko twarabitangiye bigeze hagati, murabizi ibibazo bya peteroli ku isi, ibiciro, ibintu byose nyine bihita bizamuka, n'amazu n'amahoteli byose.
kuko mwayibonye mwari muri hoteli nziza yaba Maka yaba Madina kandi ziri hafi none. Ibyo byose rero twagira ngo mudufashe rwose tubabwire yuko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ntabwo ucuruza hija, ahubwo icyo twifuza nuko Imana natwe yazaduhembera yuko dufasha abagiye Maka kugira ngo bakore hija neza. Iyo niyo nshingano y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Tukaba rero tugira ngo tubifurize ikaze, mugende mugubwe neza mu miryango yanyu kandi tuzakomeza gufatanya. Turabakiriye kandi turabishimiye, Imana ibakirire hija yanyu, mugende neza abagifite ingendo zo kujya mu ntara n'ahandi mugereye amahoro, hanyuma nimumara kuruhuka tuzabamenyesha, muzashaka umwanya muzitabira ubwo butumire, muze muduhe ibitekerezo byo kunoza ese aho mwagiye tuhagume dusubire inyuma tujye imbere. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, mwadufasha. Hari abantu bajya bazanga urabona ngo indege ngo itike, burya iyo ugeze ku rwego bita excellence mu gutegura ibintu kirazira gusubira inyuma. Mudufashe rwose ibyo kongera gutegatega ibyo bintu, mudufashe kubivanamo abantu. Tujye twemera tuvunike, twitegure neza, ariko dukore urugendo rworoshye. Murabona ukuntu mureba abandi ntabwo muzi ukuntu baba bameze. Byonyine Jeddah hariya ku kibuga cy'indege, iyo utegeye indege gutaha uvuye muri hija ukajya Jeddah, abagiye Maka barabizi. Jeddah transit yaho haba hari abahaji nka miliyoni, bose niho barunze. Transit yaho ni amasaha nibura nka 12 imbere. Nukuvuga ngo mumara amasaha 12 muri na bya bikapu muvuye mu rugendo rwa Madina rw'amasaha hafi 8 nka yindi ya Maka. Kuko Jeddah na Madina hangana na Jeddah hangana na Madina na Maka. Kwa kundi mwagiye Maka ruriya rugendo, nubundi mukubitaho urundi rwa bisi rwo kuva Madina muza Jeddah. Mwahagera mukahamara amasaha ya transit ya Jeddah, hariyo bita Madinatul Hujjaj. Madinatul Hujjaj ni transit abahaji bose ku isi baba barimo bicaye aho ngaho, bagenda bahamagara nyine indege gakeya mumara umwanya munini cyane. Ibyo bintu mudufashe muganiriza abantu, mubabwire ngo iyi niyo gahunda twahisemo. Ntago tuyebewe yuko hari iyo gutegatega wenda usanga nka difference wenda y'amadolari nk'igihumbi, ariko mu by'ukuri imvune azagutera ayo ntago n'umundi ntago ari umukiro, ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu cyacu kigende neza. Nkaba ngira ngo rero tubasabe mudufashe kuganiriza abantu ibintu bizagende neza. Ahasigaye rero turabakiriye ku mugaragaro, mugende mu miryango yanyu, musabane, muryoherwe n'ibyo babateguriye, hanyuma tuzagira umwanya wo kubatumira tuganire duteguye neza hija. Ariko twizeye yuko hari ibikeneye kunozwa bikeya, tuzakomeza kubifatanya. Ariko icyo tutabashije gukora nabo mwajyanye ni icyo tutashoboye nk'abantu, ariko ku byifuzo byacu nuko byose byaba excellent kugira ngo gahunda zose zigende neza. Rero murakoze kandi Imana mukomeze muzirikane hija zanyu, muzazangize mukora ibidakwiye, mwitware koko nk'abantu bavuye kuri Al-Kaaba. Hanyuma twongere dushimire inzego z'igihugu cyacu ku isonga kwa Perezida wa Repubulika, dushimire inzego zose ku bufasha baduha. Imana ikomeze irinde igihugu cyacu, gihe umutekano, iterambere birambye bisesuye, kandi twese dukomeze duhe igihugu cyiza, kandi dukomeze tuba abayisilamu beza, twerere imbuto nziza n'abandi. Murakoze cyane, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala bakirire hija yanyu, azayibashyire ku minzani y'ibikorwa byanyu byiza. Hanyuma twongeye gushimira timu yateguye, namwe nabo mwajyanye ubwitange bwabo, mwese Imana ibashyirire ku minzani y'ibikorwa byanyu byiza. Ni kubw'iki gihe rero dusoje igikorwa cyacu cyo kubakira, ahasigaye Imana ibarinde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Voice of Africa.